icyo navuga man tugira abanzi bo babaho kandi abanzi b'ibyiza kuri wowe babaho. Umuntu ashaka ifata rwose akahita amena amata yawe akayajugunyamo. Urumva ntabwo Irene najya mu bintu byinshi by'ibi bintu ngo by'amavideo urumva. Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibyo byiza kuri dome kubana natwe gatandukanye kandi namakuru akomeje kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Ndagira ngo hamaze iminsi hasibirikira amafoto n'amavideo akomeza kugenda agaragaza imico itari myiza ku muhanzi Yampano. Ndagira ngo mu by'ukuri mwakomeje kugenda mubona benshi bakomeza kugenda donc bateraho commentaires zitandukanye kuri iminsi nta kiri kuvuga muri showbiz yo mu Rwanda uretse kuba ngo witwa Yampano mu by'ukuri akomeje kugenda agaragazwa amavideo y'ubwambure ndetse n'imico itari myiza. Uretse ibyo ngibyo mu by'ukuri ndagira ngo twinjire muri politique nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Witwa Yampano akaba amaze kuba yatabwa muri yombi muri iki gitondo. Ndagira ngo murimo kubona iyo video aho ngaho Yampano mu by'ukuri asohowe iwe mu rugo murimo kubibona. Ndaje mu by'ukuri mbashe kuba nayitepinga neza kugira ngo muyibone, ariko nubwo nyine nashizeho agace gato. Ariko mu by'ukuri witwa Yampano agiye kuba yabazwa ese koko nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Bamwe baravuga uti ese aya mavideo yaba ari ayanyayo, abandi uti mu by'ukuri aba ari uburyo bwo kuba bazimya uyu muhanzi Yampano. Abandi bakavuga ko Yampano yaba yarashyize aya mavideo y'urukozasoni hanze abishaka ku giti cye. Bikanumvikana ko mu by'ukuri bikomeje kugira byumvikana ko aya mavideo yaba ari aya AI, ariko abandi bakavuga uti mu by'ukuri aya mavideo ni original kubera ko ruza kuba wareba ukuntu mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragazwa. Uraza kuba wagereranya cyangwa se mu by'ukuri ufata ijwi rya Yampano ry'aka kanya ndetse n'iriri muri iyi video uraza kuba wasanga ari byo. Gusa nje uko mbibona aya mavideo nayanyayo witwa Yampano we arakomeza kugenda atera hejuru avuga uti mu by'ukuri amavideo sinjye yafashe, abandi bakaba babimushinja. Urabona ko abafana be bari kumureba igitsure. Abafana be mu by'ukuri babashe kuba bagaragaza ko batigeze bishimira ibikorwa Yampano yabashe kuba yagaragaza. Ariko nanjye uko bibona ndabona mu by'ukuri aya mavideo ari ayanyaye. Gusa tugiye kuba twakwinjira muri iki gitondo. Ni igitondo kibi cyane ku muhanzi Yampano usohowe iwe mu rugo. Uretse gusorwa iwe mu rugo mu by'ukuri asohowe arimo kugenda kubitwa cyane. Ndagira ngo murimo kubibona, reka nze mbashe kuba natepinga ka video. Ni ibintu gusa ukomeza kugenda ubona benshi bakomeje kugenda batangaho commentaire bavuga uti ni byiza cyane kuba mu by'ukuri umuhanzi Yampano yakifata akagaragaza ubusabwe n'ubw'umugore we akabishyira hanze icyarimwe. Ni ibintu bidakunda kubaho cyane societe nyarwanda. Donc kuba wafata amashusho y'urukozasoni ukayashyira hanze, biravugwa ko mu by'ukuri Yampano ari gushinjwa icyaha cyo gushyira ubwambure bw'umuntu hanze atabiherewe uburenganzira, ndetse ngo nubwe mu by'ukuri ngo ntabwo byemewe ko wafata amafoto cyangwa se amavideo y'urukozasoni ukaba wayandagaza muri societe. Birumvikana ko mu by'ukuri waba urimo kwica societe. Gusa ibi ngibi byo byakomeje kugenda bigaragara ko na benshi nakomeje kugenda mbona n'ikinyamakuru Igihe mu Rwanda cyanditse ko witwa Yampano Florian yabashe kuba yatabwa muri yombi azira gushyira amafoto n'amashusho y'urukozasoni by'umwihariko akayahandagaza ku ruhando rw'imyidagaduro. Haba hari abantu barenga miliyoni barimo kuba bareba icyitwa nk'amavideo. Donc akomeza kugenda asibirikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. U Rwanda rwakomeje kugenda rwihanangiriza benshi cyane rukababwira uti nyaboneka mureke kugenda mugaragaza amagambo atari meza, muvuga amagambo atari meza muri societe, cyangwa se mushyira amafoto amavideo hanze. Uwitwa Yampano asubiye mu cyanda. Ndagira ngo mu mezi ashize mwabonaga ukuntu Yampano donc yakomeza kugenda yisobanura akavuga uti nta mavideo hari nta mashusho ari, uyafite azaze ayagaragaze. Ariko byaje kuba byagaragazwa, abandi bakongera ko mu by'ukuri bashyira mu nyurabwenge bakavuga uti uyu muhanzi Yampano koko yabashyize aya mavideo. Donc akomeje kugenda avugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga batandukanye. Urabona ko benshi donc nta kindi kiri kuvugwa uretse ngo kuba witwa Yampano yamaze kuba yasora amavideo y'urukozasoni. Ariko bamwe uti Yampano yabikoze abishaka, abandi uti mu by'ukuri ntabwo yabishakaga, n'uwo babanaga ku buzima bwe bwa buri munsi aza kuba yamushyira hanze. Ariko bamwe mu by'ukuri nk'uko bakomeje kugira bigaragaza baravuga ko uyu witwa Yampano Florian yaba yashyize aya mavideo hanze abishaka. Nakomeje kugenda nganira n'inshuti ze cyane zirambwira uti uwitwa Yampano kuva kera akomeje kugenda agaragaza neglisation cyangwa se shaka kuba yakabamara abinyuje muri negative. Ariko rero mu by'ukuri mu maso y'abireba barabona ko ari urukozasoni. Ariko
ku nyungu z'umuhanzi ku giti cye. Mu by'ukuri biragaragazwa ko Iyamano yaba yarashyize aya mavideo hanze abishaka, kuko nuza kuba wareba video nk'uko mwakomeje kugira muyibona, ndagira ngo mu by'ukuri abenshi mwagiye muzibona, uretse ko nanjye nakomeje kugenda nyuzaho ijisho, ariko kuko nabonye uyu witwa Iyamano mu by'ukuri yarafashe iyi video abishaka, kuko nuza kuba wabireba nyine yafataga iyi video donc agakinga n'amarido avuga ko mu by'ukuri baba barimo kumureba, ariko nuza kuba wabireba uwitwa Iyamano yafashe aya mavideo abishaka. Gusa nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, urwego rwari mu Rwanda rushinzwe igenzura by'umwihariko ku baturarwanda n'abandi babasha kuba bakora ibyaha, nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, uwitwa Iyamano Florian yamaze kuba yafatwa. Gusa nyuma yo gufatwa arashinjwa icyaha cyo kwandagaza amavideo n'amashusho y'urukozasoni by'umwihariko muri sosiyete, akaba ahumanya by'umwihariko abana bakiri bato. Kuko nuza kuba wabireba iyi si turimo irimo kwirukanka cyane, donc ndavuga ngo mu by'ukuri ababyeyi barababaye cyane, barakomeza kugenda babona ibikomeje kugenda bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ukaza gusanga ni ikintu donc gikomeje kugenda kibabaza benshi. Nk'ubwo ngubwo njye birakomeza kugenda binambabaza kubona umuntu donc ufite influence yambaye akazana amavideo y'urukozasoni akayashyira hanze. Ibi ngibi biraza kuba byagaragaza ko n'imiziki akora donc ubwayo ntabwo mu by'ukuri ari imiziki yakagombye kuba ishyirwa hanze. Gusa ikintu nasaba RIB mu Rwanda ni ukugira ngo mu by'ukuri aba bahanzi cyangwa se n'abandi basha ko bakora ibikorwa bikaba byajya ku karubanda, aba ngaba bagomba kuba bakurikiranwa bakarebwa ese mu by'ukuri kuba aba bantu bakora ibintu imico yabo ubwabo imeze gute. Gusa nk'uko nkomeje kugenda bivuga, birashoboka ko Iyamano yaba yashyize aya mavideo n'amashusho hanze abishaka, ariko byinshi iki kuri kariyeri cyangwa se mu by'ukuri ku byo yakoraga. Nakubwira ngo yaragiye kuba yasohora album, gusa iyi album yaragiye kuba yasohora n'ubundi yaje kuba yanapfa. Nuza kuba wabireba Imana irakomeza kugenda igaragaza ko itigeze yishimira ibyakomeje kugenda bikorwa na Iyamano. Kugeza kuri aka kanya indirimbo za Iyamano zakomeje kugenda zisohoka, ariko ntabwo kuva yasohora aya mavideo nta n'indirimbo ye mu by'ukuri n'imwe iregera iterwaho commentaire. Ndakubwira ngo mu minsi 5 indirimbo nakomeje kugenda zisura, nkomeza kugenda nyine nkora igenzura investigation, ariko nasanze ibi ngibi ntabwo byigeze bifata uyu muhanzi Iyamano bimupushinga cyangwa se bimuzamure kuba yakongera kugira influence nini cyane, ahubwo byaje ko mu by'ukuri byamusubiza hasi. N'abandi bari barakoze subscribe kuri channel ye baraje mu by'ukuri bakora icyitwa unisubscribe cyangwa se kuba bavanaho kumukurikira. Ndaza kuba navuga ko kugeza kuri aka kanya nubwo uyu witwa Florian yaje kuba yafata aya mavideo akayashyira hanze, azi ko mu by'ukuri bigiye kuba byamupushinga cyangwa se agakuza impano ye cyangwa se akaba yakuza n'ibihangano bye, ntabwo byigeze bitanga umusaruro nk'uko yari yabyiteze. Kuko nuza ko wareba n'abandi bamukurikiraga, bamwe mu biyubaha bamukurikiraga bagiye bahita bakora icyo bita unifollow, barangije mu by'ukuri bahita bakuraho kuba bakurikira ibihangano bye. Ariko nakomeje kugenda mvuga uturwego rwari mu Rwanda n'abandi bakurikira ibi ngibi baze ko mu by'ukuri bagenzura aba bahanzi bakomeje kugenda batanga by'umwihariko ibihangano muri sosiyete, bajye bagira ibihano babagenera kuba mu by'ukuri umuntu nk'uyu yakifata agasohora amavideo meze kuri hanze. Nk'uko ndi kubwira njye nagerageje gutera akajisho, narebye mu by'ukuri aya mavideo arambabaza cyane, ngerageza kuba nahamagara umwe mu nshuti ya hafi ya Iyamano, arambwira uti mu by'ukuri witwa Iyamano aya mavideo yabishyize hanze abishaka. Birambabaza cyane, nagize uti mu by'ukuri wenda ni inshuti ya hafi yaba yarabishyize hanze, ariko ikintu cyambabaje cyane kikanashengura, akomeza kugenda mbwira abakurikira Iyamano mu by'ukuri muze kwa mu by'ukuri namwe mwashyiramo inyurabwenge murebe se koko birakwiye kuba uyu muhanzi wari ufite influence ingana gutya yaza akaba yashyira ubwambure bwe hanze. Ni ibintu ubona ko bidakwiye, kuko muri sosiyete nuza kuba wareba nimba yifata akaba yashyira ibintu nk'ibi ngibi hanze, ese koko mu bihangano bye bimeze gute? Abenshi mu by'ukuri mugendera mu gihogere mutazi ese niki cyatumye uwitwa Iyamano akora ibi ngibi. Donc abafana mufana abahanzi mujye mwitonda, ndetse kandi munarebe abo muri gufana, kuko nicyo naza kuba nasubiza mvuga. Witwa Iyamano kugeza kuri aka kanya akaba amaze gutabwa muri yombi, gusa ibindi turakomeza kugenda tubibanyisha nkuko bikomeza kugenda bitugeraho, ariko twirinde kuba twakomeza kugenda dusakaza amavideo y'urukozasoni hanze. Nuza kuba wabira mu by'ukuri abenshi mu bafite mind iri hejuru cyane ntabwo bigeze basakaza ibi bintu by'urukozasoni hanze, kuko ibi ngibi bifatwa nko kuba twaharasinga cyangwa se tukica society. Mubireke kuko ntabwo ari byiza, nubwo